Ikaze kuri Gisa Foster TV ni channel yacu, ni channel yanyu, niho twigira tugahugurana bikarifu. Ndakwibuza gukora bikakazogera, subscribe, liking, unasangiza abandi. Aha ngaha tugiye kureba umva nanjye ntegura iki kiganiro nubwo ari iminota mike yandi kubikoramo bitewe n'umwanya muto nanjye mafite. Aha narahageze ndahitsa cyane kubera ko naha nanjye mpurana n'urubyiruko cyane cyane rugowe naha hantu. Urubyiruko ruri muri iki gihe ngiye kuvuga ntabwo uri wenyine, n'umwanya wo kugira ngo twegere natwe twarahanyuze kandi turahari ku bwawe. Mubyeyi yewe mukuru ufite ubu rubyiruko rukuri inyuma rero kukureberaho rwegere kubera ko ngiye kuvuga birakureba, nawe umwana ukuri inyuma biramureba cyane. Imitekerereze irahinduka mu gihe cy'ubugimbi kandi utayisigasiye ngo umwana umuhungabungire aho ngaho uramubura, uramutakaza akaba undi muntu wundi. Akaba ari umwana wafataga Bibiliya akajya gusenga cyangwa akajya gusari, ejo mugahura arimo aranywa urumogi, arimo aranywa itabi, ari uri kugiwawa cyangwa n'ahandi. Reka rero dufashe urubyiruko hakiri kare cyane. Ni ukuvuga ngo mu gihe cy'ubugimbi imitekerereze irahinduka ndetse umuntu akumva yanavangiwe, ukabona yatangiye guhinduka uko avuga, uko yitwara n'ingendo byose bigahinduka. Aha rero niho nsaba ngo please tuhitse cyane kugira ngo urubyiruko tuzasigira iki gihugu ruzaba ari urubyiruko ruzima. Ni ukuvuga ngo numara kumenya ubugimbi cyari cyuramenye impamvu umuntu ahinduka, umenye nuko ushobora kumufasha. Ubugimbi mu biganiro byashize niba utarabirebye usubire inyuma urebe video zindi birimo, ni igihe umuntu ava mu bwana yinjira mu bukuru. Ni ukuvuga ngo hano habaho impinduka nyinshi. Hari impinduka ku mubiri, hari impinduka mu marangamutima cyane niyo nitsaho cyane kubera ko yakomeretse cyangwa agahungabana umuntu ahinduka wese, kuko guhinduka k'umuntu ntabwo bituruka inyuma bituruka imbere. Hari n'impinduka ku mibanire n'abandi ndetse n'impinduka mu mitekerereze. Izi mpinduka zose rero zishobora gutera urujijo cyane ndetse zikanahangayikisha. Niyo mpamvu ubuzima bwo mu mutwe buba bukenewe cyane kwitabwaho mu gihe umwana ageze muri iki gihe cyangwa urubyiruko igihe ruri muri iki gihe, kugira ngo nagira ikibazo abone uwakibaza, cyangwa se natwe nitumugireho ikibazo tumuganirize afungutse yumva ko tutari kumutera amabuye cyangwa se tutarimo kumubonamo undi muntu atariwe. Aha ngaha ikintu icyo ndi buhereho cya mbere ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso 7 nibura wita ubona iyo umwana atangiye kugera mu gihe cy'ubukure, mu gihe cy'ubugimbi. Nawe uri kundeba bishobora kuba byarakubayeho cyangwa ntibikubeho cyangwa uzi uwo byabayeho. Ni ukuvuga ngo hari uguhora uhangayitse. Hari igihe umwana ubona afite ubwoba bukabije, haba ku masomo, ejo hazaza cyangwa ku bandi bantu. Ni ukuvuga ngo ukabona muri baribaza ngo si ikintu ngo nzakigeraho, nzaba meze gute, ese ukabona ko umwana muri bafite ubwoba ariko nta kindi aba arimo arwana no kumenya ngo ngewe ngomba kuba nde, ese nakwigenga gute, mube hafi. Ikindi ni ukwigunga. Uzabona umwana atangiye kuguma mu cyumba cyane, niba muri salo ajye mu cyumba, umusanga mu cyumba ubone nk'umwana agiye muri salo, mbese ubone arashaka umwanya wo kwitekerezaho cyane urambuye, wibaze si umwana ni bizima cyangwa si bizima. Niwo mwanya wo kumwegera. Hari uguhinduka kw'imirire, atangira kugira ngo ngewe ngo nzanya mfata, nimba ari umwana wagira agapeti ubona atangiye gufata wenda utuntu duke cyane. Abakobwa baba batangiye no gutekereza ku mihindagurikire, biravuga ngo simbyibuhe cyane, ngo singire gute. Ibyo ntibiguhangayikishe, bibaho. Hari kubura ibitotsi, ibi nabyo bibaho rwose. N'ubwo uzamenye ko bibaho, ubwo wegera ugomba kwegera yaba umubyeyi cyangwa inzobere mu buzima bw'imyororokere n'imihindagurikire y'umubiri wa muntu. Abo ngabo barahari. Hari ukurakara byoroshye, kuba umwana arakaye vuba ariko wamwegera bikongera bikagaruka. Ntazarakare ngo uterere iyo ngo nagende ngo urakare ngo nibushira ngo arabagaruka ngo bujyanwa ngo n'icyabuzanye. Oya, umwegere ubwo burakare burashira. Ni umwana mufashe, mufata akaboko muri icyo gihe arimo arakura nawe wakinyuzemo. Hari ugutakaza icyizere. Akenshi hano umwana azakora ikintu kimwe n'icyanga ahite acika intege bibone. Mwegera umubwire ngo wowe iyi myaka ufite birashoboka ko wakora A, B, C, D, E na F, bimwe bikanga ibindi bigakunda, kugeza igihe ubashije kumenyera ngo nzakora iki. Hari ikindi ngo hari ibindi bintu bikunze gutera ibibazo by'imitekerereze mu bugimbi, nabyo ngira ngo mbabwireho gatoya. Ni ukuvuga ngo hari igitutu cy'amasomo. Aba bana benshi baba bari mu ishuri, wagize ibyago byo kurivamo, please
Imana imufashe arisubiremo cyangwa se yigerera abantu natwe twegere ubu wese ufite uko yamufasha ngo arisubiremo kuko ni igihe umwana ubwonko buba bukangutse cyane ashaka kwiga. Rero aba ku gitutu uzasanga hari abana mu ishuri iyo abaye uwa mbere yifuza kuba uwa kabiri, iyo abaye uwa kabiri yifuza kuba uwa mbere, ukabona barahura bahanganye, harimo n'abandi baba barawubona ntacyo bibabwiye. Yego, ariko hano umwana bari ku gitutu cy'amasomo ntibigutere ubwoba, rero nicyo gihe ugezeho. Imbuga nkoranyambaga umwana azaba ashishikaye, ari TikTok umunsi hari wiki, Snap hari wiki, kuri X hari wiki, IG hari wiki. Ibyo byose ni bitewe n'ibigezweho mu gihe uzarebera iki kiganiro. Nicyo gihe ariko umubyeyi muyobore amenye icyajya kurebaho, ntarebe abamushuka. Hari ibibazo byo muri famiye, no kuvanga amakimbirane cyangwa ibibazo by'ubukene no kutumvikana bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze. Igihe umwana ari muri iki gihe mugomba kumwegera ikibazo abonye muri famiye mukakimusobanurira, ntajye gukura amakuru hanze. Ubukene akumva ko bushoboka, gukimbirana akumva ko bishoboka, ahubwo bigakemuka biti. Iyo umurese akavana amakuru hanze baramushuka bakamuroga, si kubeshya akaza ari undi muntu. Hari ikijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'ibyo twari twavuze mu bindi bintu bibaho, imitekerereze. No kuvanga hano ugomba kugira umuntu muganira wizeye, wa muntu uzi ko ntiyagushuka, cyangwa se umubyeyi wawe cyangwa umubyeyi wawe yizeye, cyangwa se ukagana abaganga b'inzobere muri ibi ngibi, ugakora siporo ukaruhuka bihagije, hanyuma ugakora ibikorwa ukunda ariko byiza byongereho. Nimba ari ibikorwa bibi kandi ntuzabikore, hanyuma ugasaba ubufasha igihe ubukeneye. Reka rero mbashimire mwe mwese twabanye, babwira ngo icyo wungutse cyangwa n'ikibazo ufite, inyunganizi byose muri comments biremewe. Like na subscribe, tuzabana ubutaha. Imana ibarinde.